ndagira ngo mbabwire ibintu bitatu cyangwa bine biranga Imana ku byo yavuze. Mbese iyo biyicitse bipfa kuba byayicitse, icyambere ni Imana tubitsa amabanga ntituvemo. Ndagira ngo utandukane nawe, kuko ubundi ukiri kumwe na Loti nicyo kizatuma famiye zagutaye zikugarukira, nicyo kizatuma ubaho kandi uri imfubyi, nicyo kizatuma ushingirwa ugakora ubukwe nk'ufite umuryango. Ndashaka kugutangariza ko hari Imana itinze ku ijambo yavuze. Niba uzi ko Imana yavuganye nawe, ndagira ngo nkubwire ko ukoze kandi ndagira ngo mbibutse ko dufite abakarudaya twimukanye nabo. Uyu munsi nibo batuzengereje. Abakarudaya twimukanye nabo ntabwo abarozi dufite uyu munsi mu rusengero mu idini, ntabwo abarozi dufite uyu munsi mu idini ari abantu bigiye kuroga mu idini, ni abantu bimukanye n'ubukarudaya bw'uburozi. Murakoze cyane, mbahaye ikaze ku Gushima TV. Amazina ni Kirezi Esther. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbasaba gukora subscribe na comment, mugakora na share. Imana ibaha umugisha, iyo ni inkunga ikomeye kugira ngo uko tubagejejeho ibiganiro, buhamya, ijambo ry'Imana mujye muhita mubibona vuba byihuse. Reka dutangire dusenga dushimira Imana yo mu ijuru yabanye namwe, yabanye natwe ikaturinda aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Mbasabiye umugisha, sabiye umugisha ba mama, ba papa, abasore n'inkumi mwese munkurikirana, abantu mumpa comment, abantu mumbwira ko munshyigikiye, mwese aho muherereye Uwiteka Imana abaho umugisha. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ijye ibaho umugisha, ijye bakomereza amaboko. Turagushimiye Nyiringabo, tugushimiye kwera no gukomera kwawe. Uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana irema ibitariho bikabaho. Urashoboye, uri umugaba ku rugamba, uri intwari mu ntambara twanyuzemo, uri ibyiringiro by'abagufite. Yeremiya yaravuze mu gihe cyashize, arandika aravuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Aravuga ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo, igihe cyacyo byacyo ntibyuma. Aravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nibutse umuririmbyi wa 50 yavuze ngo turajye tukubwira ibyo twibwira, ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Aravuga ngo mu miruho yacu tunaniwe bimenywa n'uzi imigambi yacu. Uwa 16 we aherutse kuririmba aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Aravuga ngo ribamara imibabaro rikabatinyura. Yavuze ngo umutima ukomeretse iri zina niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza kandi rikaruhura urushye. Muririmbyi yavuze ngo niryo ngabo yacu nziza ihora idukingira, ni urutare twubakaho, ni inzu yacu itagwa. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ahaherereye mu gihugu arimo, mu nzu arimo, mu kazi ke arimo gukora, ndamusengeye kugira ngo izina ryawe rimubere igihome, rimubere ingabo imukingira ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu. Nyemerera turi muri uyu mwanya wo gusenga utugirire ibambe, uturwanirire, utubambire amahema. Dawidi aherutse kuvuga muri Zaburi aravuga ngo abera bo mu isi nibo fura zonyine Imana yishimira. Ageze muri Zaburi ya 33 aravuga ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ngo ariko abantu bagutegereza ngo nta kintu cyiza bazakena. Yesaya we yanditse aravuga ngo umuntu ugushikamije umutima uzamurinda b'amahoro masa kubera ko akwiringiye. Sengeye buri muntu wese ugushikamije umutima mugirire neza, murinde gukorwa n'isoni. Ahari amaze igihe kirekire arwaye, ahari amaze igihe kinini yarabuze urubyaro, ahari atinze mu bukobwa, ahari atinze ku musozi w'ubukumi, ahari atinze mu bushomeri, ahari afite ibikomere by'amateka yanyuzemo. Nyemerera umugirire ibambe, ibambe ryawe nirimubonekeho, ibambe ryawe nirimubeho. Ibambe ryawe riherutse kuboneka kuri Dawidi umukura mu ishyamba. Biravuze ngo ibambe ryawe rijya rikura umuntu mu ishyamba, rijya rikura umuntu ku gisuzuguriro, rijya rikura umuntu ku ntebe y'igisuzuguriro, rikura umuntu ku cyavu rikamwicazanya n'ibikomangoma. Ni gutyo ryakuye Dawidi mu ishyamba rimwicaza ku ntebe y'ubwami, aba
aba umwami ayobora Isiraheli. Ibambe ryawe niryo ryatumye Yosefu aba premier ministre ari umugurano. Ibambe ryawe ryatumye Hadasa ari Esteri, ryateje agasuzuguro Vashiti rihesha igisubizo Esteri aba umwamikazi, mwama mutunga inkoni. Ibambe ryawe ryatumye Hamani atambagiza umurwa Morodekayi umunsi yari kumumanika, rumambo yari kumumanikaho arumanikwaho. Ibambe ryawe rijya risibiza ababanzi bacu bacukuye. Ibambe ryawe rijya rihindura amateka yacu, abantu bagahindura amagambo. Ibambe ry'Imana rimanura amatangazo abantu bamanitse. Ibambe ry'Imana rirakiza. Ibambe ry'Imana ritanga ubuzima. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ngo umugirire ibambe. Uherutse kugirira ibambe umurwayi wari ku kidendezi arwaye hamaze imyaka 38, uhamusanze uramubwira ngo nabyuke yikorera uburiri bwe yigendere. Ikintu mpishuriwe nuko iyo ugiriye umuntu ineza, iyo umugiriye ibambe, ntabwo wita kugihe amaze mu bibazo, ni wita kugihe amaze mu bumanza, ni wita kugihe amaze mu burwayi. Sengeye umuntu wese uneze amatwi ngo umugirire ibambe. Ibambe ryawe rimubonekeho, rimuserukire. Ryaserukiye Abayuda bituma bagira ubasha kubanze babo. Iri bambe niryo ryatumye Abisiraheli bambuka inyanja itukura. Iri bambe niryo ryabagaburiye manu mu butayu. Iri bambe ryatumye imyenda n'inkweto bambaye bitabasaziraho. Iri bambe rirera imfubyi zigakura, rihama abapfakaza amahoro yo mu mutima. Iri bambe rifata abadafite shinge na rugero rikabaha icyerekezo cy'ubuzima. Ndasenze ngo tugirire ibambe. Imbaraga zawe zibe kuri twe, butware n'ubushobozi nibiboneke ku basore banteze amatwi, nibiboneke ku bagabo banteze amatwi, nibiboneke ku babyeyi, biboneke ku bakobwa mu izina rya Yesu. Mu mfuruka enye z'isi bambe ryawe niriboneke ku barwayi bamaze igihe kirekire mu burwayi, niriboneke ku babuze urubyaro, niriboneke ku banyamibabaro. Ryabonetse kuri Dawidi, rifata umuborogo wari uhindura impundu, rifata umubabaro wari uhindura ibyishimo. Iri bambe ryateye Dawidi kuvuga ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Iri bambe ndasenze ngo ritubeho, ritubeho, ridutwikire, ritwikira abantu bankurikiye, ritwikira abantu banteze amatwi. Iri bambe ryabonetse kuri Hana, rimuhaye Samweli. Ryabonetse kuri Sara na Aburahamu, ribaha Isaka bashaje. Ryabonetse kuri Zakariya na Elizabeti, ribaha kubyara Yohana. Bibiliya ivuga ngo bari ingumba, ntibari barigeze n'indi vamo, ariko ibambe ry'Imana ribaserukiye. Ineza y'Imana ibaserutseho, babona ibambe, babona ubutabazi, barabyara. Biravuze ngo ibambe ryawe rihindura ibintu byanze guhinduka, rica inzira aho zitari, rirema ibitariho bikabaho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Sengeye umuntu neza amatwi, afite imanza zimaze igihe, afite ubushomeri bumaze igihe, afite ibyifuzo amaranye igihe, afite uburwayi amaranye igihe, yabuze urubyaro bimaze igihe, bana be banywa ibiyobyabwenge bimaze igihe. Ndamusengeye ngo umugirire ibambe. Ibambe ryawe rimubonekeho mu izina rya Yesu. Urakoze, ndagushimiye. Uri data, ntabwo uri data wacu, uri mwene wacu wa bugufi, uri ibyiringiro bizima, uri Imana yo kwizerwa, uri rudatetereza abakwisunze, urugamba rugeze mu mahina. Iyo ugeze mu bami witwa umwami w'abami, iyo uhagurutse ntawe ukwicaza, iyo urambuye amaboko ntawe uyahina, uravuga bikaba, warangiza gutegeka bigakomera. Izina ryawe nirishimwe. Sabiye umugisha umuntu neza amatwi, imbaraga zawe nizimugote, numurebesha amaso y'ibambe, numurebesha amaso y'imbabazi mu izina rya Yesu. Numufata ukuboko umukomeze, numurwanirira umuneshereze, numubere maso, numubambira amahema, numuhihumure, numumara umubabaro. Dawidi niko yavuze muri Zaburi ya 30 ku murongo wa 6, yaravuze ngo kurira, ngo gushobora kurarira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe. Yarongeye aravuga umunsi umwe byamucanze, haravuga muri Zaburi 121, haravuga ngo aruburira amaso ye ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwe kuzava he, maze yibuka ku ibambe ryawe rihari. Haravuga ngo gutabarwa kwe, uyu ni Dawidi, kuva ku Uwiteka waramye ijuru n'isi. Reka umuntu neza amatwi, mwibutse ko gutabarwa kwe kuva ku Mana, ntabwo kuva ku mushahara, ntabwo kuva ku kazi, ntabwo kuva ku baganga kuko hari ibyo bavura bikanga, ntabwo kuva mu miryango, ntabwo kuva mu nshuti, ntabwo kuva mu bo twiganye, ntabwo kuva mu bo turirimbana, ntabwo kuva mu bo dusengana. Gutabarwa kwacu guturuka
ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Urakoze wawera we, urakoze. Yesaya aravuze ngo nituvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Kandi aravuga ngo ariko umunyabyaha ngo abonye ishyano, ngo kuko azagubwa nabi. Ndabasengeye ngo ibambe ryawe ribabeho. Ahari afite ibyaha bihora bimunesha, ibambe ryawe nirimubonekaho riramuhesha gutsinda ibyaha byamutsindaga, riramuha kwambara imbaraga z'umwuka wera, riramukomereza amaboko mu rugendo rw'ubuzima mu izina rya Yesu. Ngaho tugirira ibambe, bwiza bw'Imana butubeho. Endi ngabo ntoya nini imira ibintu bitugenza, rwanya ibintu biturwanya, shingura icumu mu ntagara, hagurukira ibintu biduhagurukiye, fatemira ibiturwanya, turemere ikimenyetso cy'ibyiza. Banzi bacu bakirebe bamware, bakorwa n'isoni, babigisuzuguriro. Inzira banyuragamo badutera ibahindukira ubunyerere, marayika bagenze w'Imana kugira ngo ubutabazi bwacu buseruke. Urakoze, turagushimiye. Muririmbyi mwaherutse kuririmba ravuga ngo imisozi itararemwa n'isi itarabumbwa, haravuga ngo uhereye kera uri uko wahoze. Izina ryawe nirishimwe. Ntabwo usaza ngo witwaza akabando, ntabwo uvuga amasigara byicaro. Uri Imana itirengagiza, ntabwo watwumvira ubusa, ntabwo watwirengagiza. Abantu batwirengagiza bigakunda, inshuti byakunda, abavandimwe byakunda, famiye byakunda, ariko wowe ntiwatwirengagiza. Uri papa wacu mwiza rero. Ngaho tugirira ibambe, imbaraga zawe ziboneka kuri buri wese, umuhemburira ubugingo aho yaracogoye, aho yarabuze imbaraga umusubizemo imbaraga. Niko Yesaya yavuze. Yaravuze ejo bundi ngo abasore b'imigenda ngo bazagenda baruhe, ngo bazacogora rwose, ngo ariko bategereza Uwiteka ngo bazasubizwa intege nshya mu bugingo. Ndasenze ngo ibambe ryawe ribe ku banyamasezerano, ribe ku bategereje ibyasezeranijwe, ribe ku mfubyi, ribe ku bapfakazi, ribe kuri buri wese. Ahari aba mu nzu wenyine, ahari aba muri gereza, ahari uyu mwanya ari kunyumva ari mu kazi ke, ndasenze ngo ibambe ryawe rimuserukire, rimuremere ibyo atigeze abonesha amaso. Imana ishimwe. Ngaho tugirire neza, ibambe ryawe ridutwikire, ritubere umwambaro twambara tukikwiza. Tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wabambwe Kristo, amen. Ndabashimiye. Yesu abahe umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana Imana iduhaye gusangira muri ano masaha. Turasoma mu bice byaho Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro, turasoma ibice 17. Turasoma ku murongo wa 15. Tuganire twumva uko havuze mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Imana yongera, iyo ni titire, Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Ndumva shaka ko dusimbuka hepfo ku murongo waho wa 20, twumva uko havuze. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari cyo nashyizeho. Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka ivaho Aburahamu ari. Amena. Tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo Imana itinda ku cyo yavuze. Imana itinda ku ijambo yavuze, Imana itinze ku ijambo yavuze. Ndagira ngo turi kuri iyi ntego ivuga ko Imana itinda ku ijambo yavuze. Ndagira ngo nkwibutse ko hari abantu bavuze, wenda n'uyu munsi baracyavuga, kandi nta nubwo wabuza abantu kuvuga. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ariko ndagira ngo nkubwire itandukaniro riri hagati y'iby'Imana yavuze n'ibyo abantu bavuze.
uyu munsi hari abantu bakubwiye ko bazaguha inka ariko birangira bataguhaye n'iyo mu isorori. Hari abantu bakubwiye ko bazagufasha ukiga ukarangiza birangira bidashobotse. Hari abantu bakwemereye inzu kandi ubona babifitiye ubushobozi birangira batayiguhaye. Hari abantu bakwijeje ibitangaza ariko ntibabigeraho. Ndagira ngo ukure amaso ku bantu uyahange kuri Kristo kuko niwe wenyine wo kwizerwa. Ndagira ngo ukure amaso ku bantu uyahange ku Mana yaremye isi n'ijuru. Ndagira ngo ukure amaso kuri famiye, ukure amaso ku mugabo wawe, ukure amaso ku mudamu wawe, ukure amaso ku bana bawe wabyaye wari ubizeyeho ko hari icyo bazagufasha biga, bakubwiraga ko hari icyo bazakumarira ariko barangije kwiga ntiwamenye uko bigenze. Uyu munsi ushobora kuba ukenera umwambaro utakagombye kuwukenera kuko abana bawe bafite akazi keza, ariko uyu munsi ushobora kuba uriho mu buzima utakagombye kubaho kubera ko ufite family zakagombye kuba zigusapotinga, zigushyigikira. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo abantu bavuze bitandukanye n'iby'Imana yavuze, kuko abantu bavuga amasigara byicaro ariko Imana ntijya ivuga amasigara byicaro. Abantu bavuga ibintu bitandukanye n'iby'Imana. Iteka uzasanga ibintu abantu bavuga bidasohora ariko ibintu Imana yavuze birasohora. Nitureba Bible iby'Imana yagiye ivugana n'abantu batubanjirije, bamwe mu ntwari zo kwizera, uzasanga Imana yarakurikiranye ibintu yavuze. Ariko uyu munsi umuntu akubwirira ibintu i Kigali, ari mu gihugu runaka, ari mu ntara runaka, wazana bimwibutsa akakubwira ko ntabyo mwavuganye. Hari n'igihe saba byibuka ariko akakubwira ko atari cyo cy'ingenzi. Ndashaka kugutangariza ko hari Imana itinze ku ijambo yavuze. Hari umuntu wakubwiye ko atazaguhemukira ariko birangira guhemukiye. Hari umuntu wabikije ibanga akuvamo kubera ko ni umuntu. Ariko ndagira ngo mbabwire ibintu 3 cyangwa 4 biranga Imana ku byo yavuze. Mbese iyo biyicitse bipfa kuba byayicitse. Icyambere ni Imana tubitsa amabanga ntituvemo. 2 ni Imana irindi ijambo yavuganye natwe. 3 ni Imana irwanira icyo yadusezeranije. Niyo mpamvu Yobu yavuze mu minsi yashize mu bice 42 ngo ba Elifazi na ba Birudadi na za nshuti ze bari bamaze kumujomba, bamubwiye amagambo akomeye amukomeretsa, bamubwiye ko ibyago bimubayeho ari ukubera ko yakoze ibyaha. Muzi neza ko hari igihe Imana itinda gusohoza icyo yavuganye nawe, abantu bakabona ko ari uko utazi gusenga, abantu bakabona ko urinjije mu misengere. Ariko umva nkubwire, Imana irindi ijambo yavuze. Yobu ngo amaze kumva ibitekerezo bibaturutsemo aravuga ngo noneho ngo Imana iramugenderera. Ngira ngo yari ibonye ko Yobu acitse intege, iri jambo nzarigarukaho, ngo iramugenderera amubaza ngo Yobu, wabuze aho mbika umuyaga? Mbese ujya gucika intege, ujya gushaka kumburanya, wabuze aho mbika imvura na sheregi? Ese wabuze aho mbika urume? Wabuze imfatiro zifashe ijuru, imfatiro z'isi uzizi? Yobu ngo yumva ntabyazi, ahita avuga ngo nzi yuko ushobora byose, nta kintu kibasha kurogoya umugambi wawe. Yobu ni nayo mpamvu yongera avuga ngo igira icyo yitumye ninde wayivuguruza? Aravuga ngo icyo umutima w'Imana ikunze nikikora. Yobu yaravuze mu bice 9 aravuga ngo yimura imisozi itabimenye, ngo ikayubikana uburakari bwinshi. Aravuga ngo Imana itigisisi ikayikura hayo. Aravuga ngo niyo ikora ibintu bikomeye bitarondoreka. Reka mbabwire, Imana mu bushobozi ifite ubushobozi bwo gukora ibintu bikomeye bitarondoreka. Uyu na Abrahamu na Sarayi dusomye, Imana yahamagaye Abrahamu na Sarayi bari muri Uri y'Abakarudaya. Aha hantu nzongera mpagarukeho mpavuge. Hanyuma ibahamagarira mu bigirwamana byo kwatera. Imaze kubahamagara ibasezeranya kubajyana mu gihugu cy'isezerano. Abrahamu ngo yizera Uwiteka, ni ku mwanditsi w'Abaheburayo yanditse mu bice 11 n'ibice 10. Muzahasome mwumva ukuntu Abrahamu yizoye Uwiteka bikamuhaniriza no gukiranuka kwe. Hanyuma ngo Abrahamu yizera Uwiteka, yumvira isezerano Imana imusezeranije. Guhamagara kw'Imana, iramuhamagara, yarabanje iramutoranya, imutoranya mu muryango, mu bwoko bw'Abakarudaya. Imaze kumuhamagara
iramutoranya, imaze kumutoranya imusezeranya igihugu, imusezeranye gakondo. Hanyuma ngo Aburahamu yizera Uwiteka, afata urugendo ahaguruka muri Uri y'Abakarudaya. Hano hantu nzahagarukaho. Ava mu bigirwamana bya Setera, afata urugendo n'umugore we, kandi asohoka muri Uri, Imana yaramubwiye ngo atandukane n'ibigirwamana byo kwa se, atandukane n'Abakarudaya, atandukane na buri kimwe cyose cyatuma atabona umugisha ku Mana. Aburahamu ngo atandukana n'Abakarudaya, ariko ngo akora ikosa ryo guhagurukana na Loti. Mubyibuke ko Imana yamubwiye ngo tandukana n'Abakarudaya, usige inzu ya so, usige bene se, ujye mu gihugu nzakwereka. Akora ikosa ryo guhagurukana n'Abakarudaya. Ngo barahaguruka, Loti yari Umukarudaya, kandi Loti yari ufite umugore w'Umukarudaya, abashumba babo bari Abakarudaya. Ngo bageze i Harani barahamutinza. Bahamutindije, Imana izirikana ko, ndagira ngo mbabwire ko ari Imana itagira inzika, ariko irazirikana. Mu bumana bwayo ni Imana izirikana icyo yavuze. Ubu abantu bakwijeje ibintu bazagukorera ntabwo babikoze, kuko ntabwo bazirikana, ariko Imana yo irazirikana. Kandi uyu munsi ubababarire, uyu munsi ubabohore, kuko ni abantu batandukanye n'Imana. Imana izirikana ibyo yavuganye na Aburahamu, iramugenderera, iramuhamagara, iramubwira ngo tandukana na Loti. Loti najya iburyo ujya ibumoso, najya ibumoso ujya iburyo, aho uzajya hose nzahaguhera umugisha. Reka mbabwire ibintu bitatu biranga Imana ku muntu ihamagaye, ku muntu isezeranyije, ku muntu ihaye isezerano. Icyambere, Imana ihoza ijisho ku muntu yasezeranije. Uyu munsi sinzi ahantu uri, sinzi ahantu uherereye, ariko niba Imana yaravuganye nawe bikayicika, Imana ntishobora kugukuraho ijisho. Amen. Kabiri, Imana irwanira icyo yavuganye nawe, irakirwanirira, irinda umugambi wayo ku buzima bw'uwo yavuganye nawe. Mbese iproteje ijambo yavuganye nawe. Gatatu, Imana ihora ivuga, ihora isubira mu cyo yavuze. Impamvu Imana ihora ivuga, isubira mu byo yavuganye nawe, ibigira ngo ibyo yakubwiye, ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi, ibyo yavugiye mu ijambo, ibyo yakubwiriye mu isengesho usenga, ibigira ngo bitandukane n'ibyo abantu bavuze. Kuko abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo, kandi ijambo rigira ijambo iyo rivuzwe na nyiri ijambo. Ibyo abantu bavuga ntabwo bizasohora, ariko iby'Imana ivuga bizasohora. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo Imana iteza umwiryane mu bashumba ba Loti n'Aburahamu. Ibwira Aburahamu ngo Loti najya iburyo ujye ibumoso, najya ibumoso ujye iburyo. Iyo Imana yavuganye nawe iguhera umugisha aho abandi baburiye umugisha. Umva nkubwire, ahantu uri, niba uzi ko Imana yavuganye nawe, ndagira ngo nkubwire ko ukoze mu mugisha. Wambaye umugisha, uryama mu mugisha, ubyuka mu mugisha. Ntukagire umutima uhagaze, ntukagire impagarara. Satani nakuzanamo impagarara, jya umwibutsa ko uri umunyamugisha. Imana ipfa kubera guhamagaye ikagutoranya. Hanyuma ngo Aburahamu akomeza urugendo ajya i Kanani, Loti amanuka i Sodomu n'i Gomora. Hanyuma ageze i Sodomu n'i Gomora. Sodomu n'i Gomora ngo hari mu banyabyaha, hari mu basambanyi, hari mu batinganyi, hari wabo wibizira. Kandi ndagira ngo mbibutse ko dufite Abakarudaya twimukanye nabo. Uyu munsi nibo batuzengereje. Abakarudaya twimukanye nabo. Ntabwo abarozi dufite uyu munsi mu rusengero, mu idini, ntabwo abarozi dufite uyu munsi mu idini ari abantu bigiye kuroga mu idini. Ni abantu bimukanye n'ubukarudaya bw'uburozi, baraza biga igice, barabatizwa, bajya muri korari, bajya mu yakoni, bakora inshingano bagomba gukora mu idini. Ntabwo abasambanyi dufite uyu munsi bigiye gusambanira mu idini, ntabwo mu itorero bahigira gusambana, oyaye, ntabwo ariho bigira gukora ibibi, ntabwo ariho banywera inzoga, ntabwo mu rusengero ariho bigira gukora ibyo. Ni abantu bimukanye n'abo bakarudaya. Ariko niba uyu munsi uzi ko hari umukarudaya wimukanye nawe, ndagira ngo utandukane nawe, kuko ubundi ukiri kumwe na Loti ntabwo hari ibintu Imana itakora. Ukiri kumwe na Loti hari amasezerano Imana itagusezeranya, kuko Loti yuzuye ishyari. Loti nta kintu cyiza yakugezaho. Loti ahora arwanya iterambere ryawe. Loti hari umugisha udashobora kubona ukiri kumwe na Loti. Iyo uri kumwe na Loti hari igihugu Imana itagushyitsamo. Loti nimujyana mu butayu, Loti uzisengera neza, Loti agusengere nabi.
kandi dufite abahanuzi bameze nka ba Loti, dufite abanyamasengesho basenga amasengesho nyine abagaragaza ko ari ba Loti, ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abantu be. Niba uri mu bantu Imana izi, ndagira ngo utandukane na Loti. Loti w'icyaha runaka cyakuzengereje gituma utinjira mu masezerano, gituma utinjira aho Imana ishaka ko winjira, ndagira ngo uyu mwanya utandukane nawe. Imana iramubwira ngo nutandukana na Loti aho uzajya hose nzahaguhera umugisha. Aburahamu akomeza urugendo, ageze mu nzira, kandi mbibutse ko Imana igihamagara Aburahamu kumukura muri Uri y'Abakaludaya yamusezeranije ibintu 7. Icyambere yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha, uzaba umugisha, uzakwifuriza umugisha azahabwa umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi iramubwira ngo uzifuriza umugisha azahabwa umugisha. Icyanyuma iramubwira ngo uzaba sekuruza w'abizera, uzaba amahanga yose yo mu isi. Amen. Uzayitirirwa, azakwitirirwa. Aburahamu ngo ageze mu nzira, inzara iramurya, yibuka ko muri Uri yahaseze ibyo kurya. Ubu rero hari abantu bajya bavuga ngo Imana yarambwiye ngo izanyambika, ngo ubwo izanyambika ngo ntabwo nabura imyambaro. Irabikubwira n'ibyo wasize wanditse ugasanga babyanuye. Mutekereze ko Imana ikubwira ngo nguhaye promotion nako wari ufite bakakakwirukanaho. Mutekereze ko Imana ikubwira ngo ndagukijije uburwayi bukarushaho kwiyongera. Tekereza ko Imana ivuga ngo nguhaye urubyaro imyaka n'indi kisunika utari wabyara. Tekereza ko Imana ikubwira ngo nkumaze inzara ahubwo naho wakuraga ibirayi ntiwongere kubibona. Impamvu Imana ibikora nuko ari Imana itinze ku cyo yavuze. Ejo bundi yigeze ibaza Yeremiya, iramubaza ngo uruzi iki Yeremiya? Arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubaza ngo waroye? Arayibwira ngo naroye. Iramubaza ngo witegereje? Aravuga ngo nitegereje. Iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye nkarisohoza. Reka mbabwire, ijambo Imana yakuvuzeho nubwo ubona bimeze gutyo, Imana iririndishije kinubi, Imana iririndishije impiri, iririndishije ubuhiri. Uburozi bw'abarozi ntibwarogoye ijambo Imana yavuze, ubushomeri ntibwarogoye ijambo Imana yavuze. Umva nkubwire, ntabwo amagambo abantu bakuvuze barogoya ijambo Imana yavuze, ntabwo akagambana abantu bakugambaniye karogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Dawidi aherutse kwandika muri Zaburi 105, ageze ku 8 aravuga ngo yibuka ijambo ry'iminsi yose, ngo kandi ijambo yategetse ngo aryibuka ibihe ibihumbi, ngo kugira ngo arisohoze. Nta kintu na kimwe cyatuma ijambo Imana yakuvuzeho iryibagirwa, nta kintu na kimwe, ntabwo kavukire yawe yatuma ijambo Imana yakuvuzeho iryibagirwa, ntabwo ibigeragezo umazemo igihe kirekire byatuma ijambo Imana yakuvuzeho iryibagirwa. Imana iraririnze, iririndishije ingabo zigenda n'ibendera, muvuge ngo amena. Iririndishije imbaraga z'amaboko yayo akomeye, nubwo hashira imyaka 430, Imana irinze ijambo yavuganye nawe. Imana iraririnze. Ngo inzara iramurya, imurya afite nzaguhindura ubwoko bukomeye, imurya afite nzogeza izina ryawe, imurya afite uzaba umugisha. Ndatekereza ko Aburahamu yajyaga agira abantu bamuca intege nk'abo ujya uhura nabo, ariko ndagira ngo nkubwire ko ejo bundi Luka yaranditse mu gice cya mbere ku murongo wa 37 aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Aleluya. Elizabeti, Mariya aherutse kumugenderera mu rukiga ngo aramusura. Elizabeth agira ihishurirwa, abona ni nyina w'umucunguzi umugendereye. Mboneyeho no kubabwira ngo Pasika nziza. Anyuma ngo Elizabeth ahita aterura amagambo aravuga ngo mbigenje ne ko nyina w'umwami wanjye ngendereye, ngo aravuga ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yavuganye n'umwami Imana bizasohora. Reka mbabwire, ntabwo bavuze uwizeye ibyo yavuganye na Musinga, ntabwo bavuze uwizeye ibyo yavuganye na runaka na Rudahigwa n'abandi bami. Oya, bafite ibihugu bayoboye, ni uwizeye ibyo yavuganye n'umwami Imana. Amen. Bibiliya iravuga ngo nuko Aburahamu ngo Imana yamuvuzeho amanukana nacyo muri Egiputa. Ushobora kugisonzana, Imana yakuvuzeho ushobora kucyambara ubusa, ushobora kugishomerana. Imana yakuvuzeho ushobora kukirembana ugatinda mu bitaro. Umva, Imana yakuvuzeho gishobora gutuma abantu bakurenganya, ariko igitondo kimwe umva nkubwire kizaza gifite umuvuduko, kizaza kirema igitangaza. Imana yakuvuzeho kizaza kirema amashimwe, kizaza kiguhe kugira ijambo kuri Penina, kizaguha kuvuga ko wari ingumba byaye 7.
Haleluya. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo kizagukura mu ishyamba kikakwicaza ku ntebe y'ubwami. Ba Eliyabu na ba Abinadabu na ba Shama bahari. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo kizahesha agaciro diplome yawe. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo kizatuma famiye zagutaye zikugarukira. Nicyo kizatuma ubaho kandi uri imfubyi. Nicyo kizatuma ushingirwa ugakora ubukwe nk'ufite umuryango. Ndagira ngo uha agaciro icyo Imana yavuze, we guha agaciro ibyo utabonesha amaso, ibyo ubona bidahari. We guha agaciro imiryango yakuretse, we guha agaciro ubushomeri umazeho igihe, we guha agaciro uburwayi umaranye igihe. Uha agaciro icyo Imana yavuze. Icyo Imana yavuganye na Aburahamu kimujyana muri Egiputa, ngo ageze muri Egiputa umwami wa Egiputa benguka Sarayi. Ariko icyo Imana yavuze gituma umwami wa Egiputa atamukozaho imitwe y'intoki. Aha niho bakuye umuja witwa Hagari. Baragenda bageze i Kanani babamba amahema, batamba igitambo, bacana igicaniro. Icyo Imana yavuze kuri Aburahamu kirongera Imana imugarukaho. Imana iragikomeza, Imana iragisapotinga, Imana iragishyigikira. Aburahamu yarayibajije ijambo rikomeye, arayibaza ngo ko ndi umushyitsi nkaba umwimukira, ko nsonza, ko muhura n'amakuba ntakagombye kugira, ndi umusuhuke mu bihugu by'abandi, mwami mbese ku buzima bugoye. Yarafite amagambo nk'ayo ufite. Sinzi igihugu uherereyemo, sinzi ubuzima uri kubamo, sinzi uko muri mu miryango uri kubaho, sinzi mu rugo rwawe uko ubaye. Ariko Aburahamu yayibajije ibibazo bikomeye. Imana ngo arayibaza ati none ko nshaje ndi gusaza, Sarayi ejo bundi yambwiye ko arimo gucura, ibimenyetso byo gucura ari kubibona. Ntabwo Eliyazari umunyadamasiko azanzungura, akazungura urubyaro, akazungura imitungo yanjye, akazungura ibyo ntunze. Bibiliya iravuga ngo Imana ikomeza icyo yavuganye na Aburahamu. Natangiye mbabwira ngo impamvu ivuga rimwe ndetse kabiri, ikavuganira nawe mu kanwa k'abahanuzi, ikavuganira nawe mu ijambo usomye muri Bible, ikavuganira nawe mu ndirimbo z'abaririmbyi, nuko ari Imana ikomeje icyo yavuze. Imana itinze icyo mbega igitinzeho, kandi impamvu iri kugitinda iragira ngo ikinonosore. Hari imbaraga zikiyitwaje, zifite umuvuduko nk'uw'ikizu, zifite umuvuduko nk'uw'umurabyo. Humura, kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana iramubwira ngo sohoka nkwereke, imwereke inyenyeri. Iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana nka ziriya nyenyeri. Iramuzamura, imwereka, iramumanura ku nyanja, imwereka umusenyi. Iramubwira ngo ruzangana nk'umusenyi wo ku nyanja. Aburahamu ngo agira kwizera, agira ibyiringiro. Hari ibintu bibiri cyangwa bitatu ngusaba ugiye kujya ukora, wowe ufite ibyasezeranijwe, wowe wavuganye n'Imana muri objectif Imana ifite. Yo itinze ku cyo yavuganye nawe, irakirwanirira, irakirinda. Urumva, nubwo imvura yagwa nyinshi ntiyakinyagira, nubwo habaho imivu ntiyagitembana, nubwo habaho inkuba, guhinda kw'inkuba no gukubita kwazo ntabwo kwakubita icyo Imana yakuvuze. Ndagira ngo rero Imana uyigirire icyizere kuko nayo irihariye. Ejo bundi Yesaya yaravuze ngo icyubahiro cyayo ntabwo izajya ihundi, n'ishimwe ryayo ntizariho ibishushanyo bibajwe. Icyambere ugomba gukora, ugomba kwizera ko Imana ari inyakuri. Imana ntibeshya, Imana ntitinze isezerano ryayo. Nubwo ubona bitinze, ariko kuri yo ntibitinze. Nakubwiye ngo icyo yakuvuzeho igitwajwe n'imbaraga z'ikizu, igitwajwe n'imbaraga z'umurabyo w'inkuba, kizakugeraho byihuse. Ntabwo uzibuka umubabaro wagize, ntuzibuka igihe umaze mu buribwe, ntuzibuka igihe umaze utegereje icyo Imana yavuze, kuko n'imbaraga z'amaboko yayo zigipakiye ngo zikigushyitseho. Icyambere ugomba gukora ni ukwizera ko ari inyakuri. Kabiri ni ukuyisenga ubudasiba. Gatatu ni uguhora wezwa, kuko Imana ntabwo itinze isezerano. Imana ntabwo iritinza na gato. Imana ntibeshya, ntiyivuguruza. Nababwiye ngo ntivuga amasigara byicaro, niyihaguruka ntihagire uyicaza, niyitabara itanyuze ku muturanyi wawe, niyo ihaguruka itabajije imiryango mpuzamahanga, iyo irambuye amaboko nta muntu yahina, iravuga nta muntu uyivugiramo. Ni Imana ireba, ntabwo yerekwa. Aleluya. Ni Imana ivuga neza, ivuga ibitandukanye n'ibyo abantu bavuze. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hanyuma rero ngo Aburahamu ataha afite umunezero, ageze mu rugo. Hanyuma Sarayi ngo aramubaza ati ariko ubundi ni wowe wenyine wavuganye n'Imana? Ubundi kuki ari wowe uvugisha wenyine?
kandi uyu munsi ushobora kuba umaze igihe mu kubura urubyaro. Iki kibazo Sarayi yabajije Aburahamu nawe ujye ukibazwa. Ushobora kuba umaze igihe mu bushomeri, abantu bajya bakubaza batari ko iyo Mana usenga itaguha akazi ni bwoko ki. Ushobora kuba umaze igihe mu bukode uyu munsi bakubaza impamvu umaze imyaka myinshi ukodesha, ariko ndagira ngo nkubwire ko hakiriho ibyiringiro. Niko Yobu yavuze mu minsi yashize, haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kandi kikera imbuto nk'izambere, kikagira n'ibibabi by'ibitonome nk'ibya mbere. Amen. Yobu yaravuze ngo Imana ifata imigambi y'inshakura ngo ikayubika, ngo ifatamira ibintu bitekerezwa mu mitima ngo kugira ngo inshakura zidasohoza inama zazo. Mfashijwe nuko ijambo rigira ijabo, kandi abantu kubera ko rivuzwe na nyiri ijambo, abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. Ibyo abantu bavuga ntabwo bizabaho mwa bantu mwe, mu bitekerezo mu bitindeho, ariko iby'Imana ivuga bizaba. Ngo Sarayi aramubwira ati ariko iyo Mana ni wowe ivugisha wenyine, maze gucura wakwegereye umuja wacu Hagari ukamutwika inda ukamubyaraho akana kakazatuzungura. Njya mbwira abagabo nkababwira ngo umugabo warenga icyo gitekerezo cya Sarayi ni 1%. Aburahamu ngo yegera Hagari amutwika inda amubyaraho Ishimayeli, ariko buceye Sarayi ngo abona yuko Hagari ngo ari uhabwa keya, niwe witabwaho, niwe ufite ijambo mu rugo nk'umugore wabyaye. Ngo abwira arafuha ararakara, murumva uburakari bw'umuntu utarabyaye. Ngo abwira Aburahamu aramubwira ngo senda inshoreke n'umwana wayo. Icyo Imana yavuze kuri Aburahamu cyashoreye Hagari mu butayu ngo asiga umwana ahantu yatera ibuye. Hanyuma marayika aramubonekera afukura iriba, aramubwira ngo Hagari ni iki gitumye uri hano? Ngo amwereka amazi, ayaramiza umwana, ayaramiza nawe ariramira. Aramubwira marayika ngo subira kwa nyokobuja Sarayi umusabe imbabazi. Nta kindi cyataye Imana gukurikirana umwana w'ishoreke nuko ari icyo yari yaravuganye na Aburahamu. Aburahamu ngo asubira gusenga, ajya kubwira Imana ati Imana noneho rero hari ibintu nje kukubwira. Birashoboka ko umuntu ugize imyaka 100 n'umuntu ugize imyaka 90 yabyara. Uzi yuko isengesho Aburahamu yari agiye gusenga risa nko kubabarira Imana. Birashoboka ko wagiye kizabonwa kubabarira Imana, ukajya ku marembo y'ijuru kubabarira Imana, ukajya mu rusesi manza ukababarira Imana, ukajya ku ryinyo ry'ingona ukababarira Imana. Birashoboka ko wagiye ku ibaba ry'ikizu ukababarira Imana. Birashoboka ko wagiye Kanyarira ukajya murya n'ahandi ukababarira Imana, ukababarira Imana, ukajya mu rusesi manza ukababarira Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana ntabwo yicuza kandi ntabwo ishyirwaho n'amatora. Ni Imana idashyirwaho n'amatora ngo tugire ubwoba ko ibyo yavuze bazayitera kudeta itabisohoje. Murumva ba Obama babaye amateka, ba Trump babaye amateka, n'abandi bami bayoboye ibihugu muzi bagiye baba amateka, ariko umwami w'abami witeka ntabwo ajya bamateka. Ingoma ye ni yiteka ryose, ntihanguka ntizashiraho. Kandi mbibutse ko iyo ageze mu bami yitwa umwami w'abami, iyo ageze mu biti yitwa igiti cy'inganzamarumbo, iyo ageze mu mazi yitwa isoko y'ubugingo, iyo ageze mu biti yitwa igiti cy'inganzamarumbo, iyo ageze mu bishyitsi yitwa igishyitsi cyo kwa Dawidi. Mu babyeyi niwe profession, niwe special, kuko Yesaya yaravuze ejo bundi mu bice 46 ahanurira Abisiraheli arababwira ngo yemwe abarokotse ibyago bya Egiputa, abe nateruye mu kivuka nkabaheka ku mugongo. Aravuga ngo imvi zacu zizabura uyenza kiduhetse. Ndakumenyesha yuko nubwo ubona unyura mu kaga n'amakuba bitandukanye n'ibyago bikakugwirira, Imana iraguhetse gufite ku mugongo. Aburahamu rero Imana ngo iramugenderera, arimo yibabarira, asenga isengesho ryo kuyibabarira. Ni isengesho n'isi ryo kubabarira Imana. Ayibwira ati ko bidakunda ko umuntu w'imyaka 100 n'ufite 90 babyara. Wankurije ka Ishimayeli ukakarinda inkorora, ukakarinda uburwayi, ukakarinda amakuba, ukagakuza kakazanzungura. Imana igenderera Aburahamu kuko ni Imana idatinze isezerano ryayo. Amen. Kandi ntabwo yicuza, ntabwo yivuguruza. Iramugenderera, iramubwira ngo Aburahamu ibyo usabye kuri Ishimayeli ndakumviye, ariko uhereye uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa Aburahamu, ahubwo nkwisa Aburahamu. N'umugore wawe Sarayi ntukamwite Sarayi ukundi, ahubwo mwise Sara. Iramubwira ngo kandi ugiye kubyara umwana azitwa Isaka, bisobanura ngo nuseka. Ndabamenyesha yuko Aburahamu yahinduriwe izina n'Imana. Imana iguhindurira izina mu izina rya Yesu.
Imana ikubakisha icyo abantu bagusenyesheje. Wenda abantu barakuvuze cyane uruvugo rukugera kure, wumva uriyanza, wumva wanza abantu. Imana ihagurukire muri urwo ruvuga abantu bakuvuze ikubake. Ni publicité bagukoreye. Imana ikubakisha amagambo bakuvuze. Abantu bavuze ko uzapfa ntacyo wimariye. Imana igira iki kumarira ishingiye ku ijambo bavuze ko ntacyo uzimarira. Abantu bavuze ko utazabyara, Imana iguhe kubyara kugira ngo bamenye ko ari Imana itanga urubyaro. Abantu bavuze yuko mbese ejo hawe ntaho usigaje izuba rimwe ngo upfe, Imana igukure ku gisasiro cy'uburwayi. Abantu babone ko ari Imana ikura mu burwayi, ari Imana ikiza. Abantu bavuze ko nta birori wagira, Imana ikuremera ibirori kugira ngo bamenye ko ari Imana ikora ibirori. Imana ishimwe. Imana ikumara umubabaro kugira ngo bamenye yuko mu mubabaro Imana igikuramo n'ibyishimo. Iravunja. Nuko Aburahamu ngo atwika inda Sara, amubyaraho Isaka. Amaze kubyara Isaka, Aburahamu na Sara aravuga ngo Imana iransekeje kuko mbyariye Aburahamu nshaje. Ndagira ngo mbabwire ko Imana itatinze ku ijambo yavuganye na Aburahamu na Sara gusa. Ejo bundi yatinze no kuryo yavuganye na Hana, abyara Samweli. Arangije aravuga ngo wari ingumba byaye 7. Ntabwo ari aho gusa. Imana yatinze ku ijambo yavuganye n'Abisiraheli. Imyaka 430 irashira. Ariko kubera ko ari Imana itinda ku ijambo, igihe kiragera isohoza icyo yabavuze ibakura mu buretwa ibajyana i Kanani. Kandi iyi Imana yavuganye nawe ntishobora kugusiga. Reka nkubwire, niba uri mu nzira Imana icamo ntabwo izagucaho. Ntabwo mubyumvishe. Ndavuze ngo niba uri mu nzira Imana icamo ntabwo izagucaho. Aho waba uherereye hose guma mu nzira Imana icamo, ntizigera igucaho. N'ukuri tugiye gusenga, tubwire Imana ngo wavuganye natwe. Wavuze ibyo ba onkle batavuze, wavuze ibyo ba anko batavuze, wavuze ibyo ba sister bana ba brother batavuze, wavuze ibyo ba cousine batavuze, wavuze ibyo family itavuze. Ni Imana ivuga ibyo abaturanyi batavuze, ni Imana ivuga ibyo abo twiganye batavuze. Ndagira ngo ukurure iby'Imana yavuganye nawe ubikusanye. Uyu mwanya ushobora kubishyira mu ndege igahaguruka nta benzine kubera ko bifite imbaraga, bifite uburemere. Uyu mwanya abantu bajishuriwe bakamenya ko iby'Imana yakuvuzeho ubifite, bashobora kugusasira ibishura mu muhanda kuko uri umwami mu bami. Ndagira ngo wongere ugirire Imana icyizere, umenye ko ari yo kwizerwa, umenye ko ari nta jambo na rimwe igivuga ngo rihere. Uracyari ya Mana ivuga bikaba, uracyari ya Mana itegeka bigakomera, uracyari ya Mana ishobora byose. Ejo bundi Yohana ari ku kirwa Patimo yaravuze ngo iyo ukinguye nta muntu ukinga, ndetse n'iyo ukinze nta muntu ukingura. Sengeye umuntu wese ufite ibyasezeranijwe, sengeye umuntu wese unteze amatwi, sengeye umuntu wese unkurikiye muri uno mwanya, mugirire neza. Yeremiya yaranditse mu maganya ye avuga amagambo y'ubwenge. Aravuga ngo ntabwo uzahora ubabaza umuntu iteka, nubwo wamubabaza uzamugirira ibambi. Dawidi aherutse kwandika aravuga ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi. Aravuga ngo ariko twebweho tuziringira Uwiteka Imana Nyiringabo. Sengeye abantu bakwiringiye, barangurikiye muri Afrika, barangurikiye i Burayi, barangurikiye muri Amerika, hirya no hino mu mpande enye z'isi, bafite ibyasezeranijwe, bafite amasezerano. Bagirire neza, ubibutse ko uri Imana idatinze isezerano. Ni ababyeyi, ni abakobwa, ni abagabo, ni abasore, ni imfubyi, ni abapfakazi, nta cyerekezo cy'ubuzima bafite, bahora mu mubabaro, bahora bababaye, ariko bababaranye ibyasezeranijwe. Ndabasengeye ngo ukomeze ijambo wabavuzeho, kandi tumenye neza ko uririndishije kinubi kugira ngo urisohoze. Basohoreze ibyasezeranijwe. Ni ukuri Dawidi aherutse gusenga muri Zaburi ya 35 aravuga ngo burana n'abantu batuburanya. Nkunda kumuvuga Dawidi yavuze amagambo y'ubwenge. Rwanya n'abaturwanya, shingura icumu mu ntagara wimira ibintu bitugenza. Niko sengeye umuntu nkurikiye, hagurukira ibiduhagurukiye, enda ingabo ntoya n'inini. Kandi arasenga aravuga ngo turemera ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanze bacu bakirebe bamware. Iki kimenyetso wakiremeye Yakobo, uramubwira ngo rata Yakobo mugaragu wanjye, weho natoranije nkagukura Egiputa, Ethiopia n'Iseba nkahatanga kubwawe. Uramubwira ngo ntutinya kuko ndi kumwe nawe.
uramubwira ngo ntiyihebure Imana, uramubwira ngo uzajya umukomeza, uzajya umutabara. Iki kimenyetso cy'ibyiza wakiremeye Kuro, uramubwira ngo uzakenyuruza biyita bamukenyezi, uramubwira ngo uzamujya imbere hataringaniye uharinganize. Bivuze ngo iyo uremeye umuntu ikimenyetso cy'ibyiza ukenyuruza biyita bamukenyezi, inzugi z'ibyuma uzicamo kabiri, iz'imiringa ukazimenagura. Ni ukuri nsengeye umuntu neza amatwi ngo umugende imbere uringaniza hataringaniye kandi umugenzereze uko umutima we wifuza. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Baha umugisha kandi ubagirire neza, ubambike imbaraga, ubakomereza amaboko. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha. Nimero zanjye za telefone, wifuza kumvugisha, wifuza ko dusengana, wifuza kungisha inama, 0788 900 552, 0788 900 552. Wifuza kudushyigikira, Imana iguha umugisha.